Mwaramutse neza bakunzi ba Sport Series. Sport Series ni siporo ikorerwa mu rugo twifashishije ibikoresho by'ibanze tuba dufite mu rugo. Iyi Sport Series yaje kugira ngo tukangurire abanyarwanda kugira ngo bajye bakora siporo yo mu rugo. Hari kenshi abantu usanga batabona umwanya wo kujya muri gym, baba bafite uwo mwanya ariko badafite ubushobozi bwo kwishyura iyo gym, ariko mu by'ukuri bigatuma bahagarika siporo. Ariko mu by'ukuri udafite gym, udafite n'ibyo bikoresho bigezweho, wakora siporo nta kibazo. Twifashishije ibikoresho dufite mu rugo bitwegereye, twakora siporo kandi imibiri yacu ikamera neza. So rero niyo mpamvu natwe twaje kugira ngo tubereke siporo ikorerwa mu rugo twifashishije ibikoresho tugira mu rugo, kandi tukabasha kugira imibiri myiza, tukagira ubuzima bwiza. So rero turashimira Innovation TV yemeye kujya icishaho iyi gahunda ya Sport Series kugira ngo ibashe kugera ku banyarwanda mwese. So rero bakunzi ba Innovation TV, tubafitiye ibintu byinshi kandi byiza, kandi tubaye ikaze kugira ngo mujye mukomeza mukore like, subscribe, like and shares na comment kugira ngo mutubwire icyo tugomba guhindura n'ibyo twongeramo kugira ngo mutumotive. Murakoze rero, tugiye kubereka uburyo twakoresha ibikoresho dufite by'ibanze mu rugo kugira ngo tugire imibiri myiza ikomeye kandi tuye mu buri mwiza. So rero tugiye gutangira tubereka ibikoresho mufite mu rugo mwakoresha kugira ngo mukore siporo kandi mugubwe neza. Murakoze, turatangira. Ahangaha mubona afite umugozi. Uyu mugozi ufite tekinoloji iwukoresha. Ahangaha habamo imibare, ushobora kubara inshuro usimbuka umugozi. Rero igihe dusimbuka umugozi, uko wizunguza niko ugenda ubara, ukaba wamenya igihe wakoresheje usimbuka. Inshuro wasimbutse ukaba wabasha kuzibara. Ariko igihe utabonye ubushobozi bwo kugura uyu mugozi, ushobora gukoresha ikiziriko. Ikiziriko wakigura mu isoko ukaba wakoresha usimbuka. So rero reka mbereke uburyo mushobora gukoresha musimbuka umugozi kandi imibiri yanyu ikamera neza. Umugozi udufasha kugorora umubiri wose ukaba afite, yaba amaboko, igituza, amaguru byose. So twatangiye. So nyuma y'ibyo dufite n'igikoresho bita aritere. Aritere bayikoresha mu rwego rwo kugira ngo ugorore igituza gikomere, umugongo ukomere, n'amaboko akomere, ufite umubiri ukomeye. Aritere iterurwa mu buryo butandukanye. Ushobora kuyiterura uhagaze cyangwa se ukayiterura uryamye. So idufasha kugorora umubiri. Umubiri ubasha kuba ukomeye kandi uri supure. Terura mu buryo butandukanye. Ibi ni ibikoresho dukomeje kubereka mugomba kuba mufite mu rugo kandi byabafasha gukora siporo. Ahangaha murahabona itapi. Iyi tapi dufasha kuyikoreraho siporo bita abdomen. Abdomen ni siporo ukora kugira ngo ubashe kugabanya ibinure biza ku nda. Cyane cyane ku bagore usanga bafite ibintu by'ibicece. Iyi tapi igufasha kugira ngo urambure umubiri, inda ikomere, bira binure bishiremo, bigenda ukomere, ube fit. So iyo udafite iyi tapi, akenshi abantu baba bafite jaride mu ngo zabo. Urugero nk'iyi jaride ushobora kuyikoreramo siporo mu mwanya w'iyi tapi. So ukaba wabasha kugorora umubiri.
waza ugakora abdomen zitandukanye, wazamura amaguru ugahagarara hano ukabikora umwanya wose wumva ushaka, uba ugorora mu nda ukagorora umugongo ndetse n'amaguru, wahindura ukajya uzamuka ukamanuka ukagorora umugongo ugakomeza inda, ukazamuka ukamanuka, ubikora inshuro nyinshi kugeza unaniwe, wahindura buno buryo dukoresha jaride dufite mu rugo cyangwa se itapi. Kimwe muri byo kigushoboza gukora siporo kandi ukagororoka umubiri. Tubereke ibindi bikoresho wakwifashisha. Ahangaha murabona ko ari akayesikariye mu rugo, ariko ushobora kubona ubuzima busanzwe ukabona ntacyo kamaze, ariko wakifashisha mu gukora siporo kandi amaguru yawe agakomera. So murebe uburyo mwagakoresha rero mubyiteho. Ibi iyo ubikoze kenshi umwanya munini ubasha gukomera amaguru, umubiri wawe ukaba fit. Komeza tubereka n'ibindi. Nkuko twabibabwiye mu rugo tuba dufite ibintu byinshi twakwifashisha dukora siporo. So ushobora kuba ufite intebe nayo wayifashisha ukora siporo, cyangwa se kandi gatuti kareshya n'iyi robine mubona. Aka nako ntabwo kagomba kugupfira ubusa, wagakoresha ukora siporo kandi umubiri wawe ukaba fit. Murebere ry'uburyo mwakifashisha, wagakoreraho pompage. Pompage murabizi ko ari uburyo ugomba kugorora umubiri, ugakomeza agatuza, ugakomeza inda, ugakomeza amaboko n'amaguru, byose bigakora. So wakoraho pompage, wakoraho push up, byose bigakunda. Mureke murebe. Izi iyo uzikoze ukarangiza ukananirwa, ushobora guhindura ugakora izigorora umugongo, zikubaka agatuza, zikubaka amaboko, nazo zikorwa gutya. Nkuko twabibabwiye, ibi ni ibikoresho ushobora kwifashisha uri mu rugo igihe udafite umwanya wo kujya muri gym, igihe udafite ubushobozi bwo kwishyura gym. So ibi rero bikuzengurutse ushobora kubikoresha ukora siporo. Aha naho murahabona igikoresho bakita punching bag. Punching bag tuyifashisha dukomeza amaboko. Ushaka gukomeza amaboko cyane cyane ikoreshwa ku bantu bakunda gukina box, umukino wa box. Ushaka gukomeza amaboko n'intoki ukina punching bag, ugakora pompage. So rero reka mbereke uburyo wakoresha ukomeza amaboko ndetse n'intoki. Ugomba gufunga igipfunsi, kirambura gutya, ugafunga gutya gutya, urutoki ukaruzana. Urutoki nirusohoka gutya uzavunika, uruzana utya. Nahanga ugafunga utya, ukabumba utyo, ugafunga utya, ukaza gutya. Noneho uhagarara muri position yawe, ubasha gutera igipfunsi ku mufuka wawe. So
ushobora kubikora inshuro nyinshi n'umuvuduko ufite bikagukomeza amaboko ndetse ukaba ufite mu mubiri. So dufite n'izindi siporo nyinshi twakorera mu rugo, harimo pompage, ushobora gushinga ingumi, ushobora gushinga ibiganza, ushobora gukoresha intoki ukomeza intoki gusa, urugero gutya. Ushobora gukoresha igipfunsi, ushobora guhindura ugakoresha ikiganza. Ni byinshi rero wakoresha ukora siporo mu rugo. Nkaba ndarekera abana, abakobwa, abagore n'abagabo kujya mukora siporo. Igihe cyose mubonye akanya mukore siporo mu rugo. Ku bagabo mukoresha abagore banyu siporo kugira ngo uwo mubyibuho ugabanuke, babe supure, babe fit. Ikindi mubongere urukundo kugira ngo byose bibe neza. Mwakoze rero, turabibutsa ko ibi ari akagaruka. Tugiye kujya tubaha filimi zigaragaza iyi myitozo ya buri munsi yo mu rugo zitandukanye. So tugiye kujya tubereka uburyo ibi bintu bikoreshwa umunsi ku munsi kugira ngo nawe utubona, nawe ubibona bigufashe kubaho neza, gukora siporo, ube supure, ube fit. So turashima rero buri wese waduteza amatwi akabasha kuduha umwanya wo kureba ibyo dukora. Tubasaba inkunga yanyu rero kugira ngo muduhe ibitekerezo, tumenyekanishe kugira ngo tubashe bageza kuri byinshi bitandukanye. Murakoze rero, nakagaruka tuzasubira n'indi siporo. Murakoze.